Yeah, hold up my people, it's a showboy cyangwa Mr Focus nk'ibisanzwe kuri yacu bikomeje gucaho umunsi ku wundi cyangwa and voice TV show. Rero tubanje kubasuhuza nk'ibisanzwe abafana bacu abantu mukomeje gutwika urukundo mukora subscribe, like, comment and share. Turabashimiye bya danje muri abantu bagaciro. Yeah, rero murabizi mu minsi ishize irandirimbo ya taff murabizi twara uploadinze ku mbuga ikibintu abantu batangiye gutera ama comment ngo irandirimbo si nziza ngo irandirimbo ngo iri kuroga abana, ariko hari n'abantu bakomeje batubwira ati hari abantu twabonye bari kuvibinga irandirimbo mwaza batuzaniye. Rero mu minsi yashize murabizi twabazaniye uwitwa Wakobore. Rero twarabazanye mu minsi yashize bari abahungu babiri. Rero mwari muri kutubaza n'abakobwa none ko ino nshuro twabizaniye si twabizaniye rero nk'ibisanzwe. Reka dutangiye batwibwira tumenye ngo ni bande, si byose guys. Let's go. Hano turi kumwe nande? Na Elise meze neza? Meze fresh. Yitwa Elise. Hano turi kumwe nande? Umva muri kumwe na Babana mufana wa taff kabisa. Ni n'umubateri. So guys, anga ndi kumwe na Babana na Elise. Guys rero nk'ibisanzwe nirandirimbo rero niyo twabazaniye mwarabatwaje cyane tuvuga ati abantu kwabona byari bigoye cyane. Man twabihirinze dushyiraho na wanted nyine abantu man twarababuze bya danje twarababuze. So rero nirandirimbo Babana na Elise nyine irandirimbo ndabizi murabumaze ko abastar ahantu hose barabazi ko muri comment batubyata bano bakobwa nyine abantu babakunda batarababona noneho babonye muri kuvibinga none ni ubwambere bumvishe n'amajwi yanyu. Say hey. Guys nabari ni mubitindeho kandi umwara bagomba kunyuzamo utuntu twisoni. Rero reka dore kuri Babana tumubaza irandirimbo ino ndirimbo aragitosa ya taff ngira ngo ari kurayizi. Iyi ndayizi ya taff arayizi ino ndirimbo ya taff ni nawe bari kuvibinga abantu batubwira ati tuzamuzane hano kuri kamera abantu mubone ni bari kuvibingamo irandirimbo abantu bakomeje kugenda nyine batera comment ngo ni indirimbo mbi ngo bamufunge taff irandirimbo kandi irandirimbo urabona siyo nyine isohotse nyine twabona ko ari yo ndimo bakamucira urubanza ngo bamufunge, sibyo? Irandirimbo wowe ni indirimbo ubona gute? Ni indirimbo nyine uburyo abantu bakumenyeho ni ibintu wakiriye gute ubundi fast wabyakiriye gute kubyo kubona abantu bakuzi cyane kutwore bakuzi? Nyine ngewe bundi nyine mu busanzwe ndi umufana wa taff. Indirimbo ze nyine ndazireba nyine mbese nyine ndamukurikirana ahantu hose nyine kuri YouTube, TikTok nyine hose ndamukunda pe. Noneho ikintu navuga kuri irandirimbo ya taff ni indirimbo nk'izindi kuko abantu bamwe na bamwe nyine aka benshi bateye comment bati ibyo bintu ntago ari byo taff bamufunge gute. Nyine abanyarwanda twumva ko taff bakwiye kumufunga kandi nyine indirimbo yasohoye ni indirimbo isanzwe kuko nago bayiteraho comment ari ibyo ngibyo twavuga na Mr Kagame nyine bakamufunga kuko nyine ku bantu bazikingura ya Mr Kagame nayo nyine irimo ibindi bintu abanyarwanda nyine dutekereza ukwacu. taff rero ntago ari umuntu bakwiye gufunga. taff nyine kuba mukunda ngewe nuza indirimbo yiwe igasohoka nyine nkayivibinga nka kuriya tuba turi hariya kuri ruti bagayicuranga tukayivibinga nyine mba numva nta cyaha kirimo. taff nyine ntago ari umuntu bakwiye gufunga kubera indirimbo yakoze wapi. Noneho muri comment twabonye ariko no kuvuga ngo bafunge taff ngo no mu DJ playinze ngo nawe bamufunge. Ahubwo ikintu cyagisigaye baragiye kuba ati n'abantu bayivibinze mu bafate. So nge nyine ntabwo nibaza impamvu bavuga ngo bafunge mu DJ bafunge taff kandi ni abantu bari mu kazi muri entertainment ugomba gucreating ikintu kiri gutuma abantu bari gucyumve kuko nka taff irandirimbo yakigiriya gospel bari kuyumva nshana wapi ntabwo ari kumenya ko yasohotse pe wapi, ariko nyine kuko yayisohoye akayita aragitosa yahise hitinga itugira abastar nyine nsigaye nambuka mani ntago ari kubeshya ngewe nsigaye nambuka akabati dira mwana mustar nyine taff yangize umustar ku rwego natatekerezagaho. Rero taff ni ku mutima ibintu bari kuvuga ngo mufunge wapi ko imba ari ibyo Bruce Melody ikinyafu nta muntu wigeze yitindaho kandi oya yereka tubivuge amazina yabyo nta muntu wigeze bitindaho kandi n'ubundi birajya gusa kubwa nyine mba numva ko bijya gusa uko harimo amagambo nyine ameze kimwe.
rero G-Taff nibamureke bambabarire G-Taff umva ndamufana bambabarire pe babe bamuretse ibintu bya G-Taff bayishyira hasi pe kuko nabo barayikunze mani ko batarayikunze nago bayiteraho comment ntago nyine bazamura biriya bintu bagiye bavuga ati G-Taff aragitosa kuko nyine abantu benshi bayikoreye video ariko nyine sinumva ukuntu abantu nyine bayikoreye video abandi ku rundi ruhande akavuga ati G-Taff akwiye gufungwa yakoze iki nyine ni imagination uri imagine ukaririmba abantu bakabikunda ni umustar ndamukunda nibyo G-Taff irani kira muri icyo bita art ku bantu batari gusobanukirwa irani art ugomba gukora ibintu biri butume nyine abantu bavuga bagatera comment bagakunda icyo kiboro icyo kintu cyawe nyine boro wabatayemo tujye ku yindi side mwumvishe Sabine icyo bivuze tugiye kumva ikintu Eliza bivugaho Eliza kubyuka uri umustar ukora hit ubona ahantu hose bari kukuvuga ahantu hose uca bakakuvuga ni ibintu wakiriye gute nyine muri life bisanzwe ni ibintu byiza nyine to narabikunze ni ibintu nyine njye nyine mwaranangaje Abanyarwanda mwaranangaje ndanabashimira jezi ryanyu mwarikunze ariko uzaribaye ndakurigurisha so guys Eliza yaravuga ngo nyine ni ibintu bya danje ko yarabyutse abona ari popularity cyane mu bantu mu Banyarwanda n'Abanyarwandakazi ni benshi cyane bari bamaze yari guca bakamuvuga bakamureba bakamuganira batari bamuzi imbere so rero indirimbo na kantu ya vibinze wewe n'uyu mugenzi bari muri event gutyo bisanzwe nyine karakundwa cyane tu none kanongera mbaze Eliza ikintu kimwe Eliza ya ndirimbo bitewe no kuntu ubona nyine imeze ukuntu nyine abantu bayakiriye ukuntu G-Taff ari gukundwa gusa ngiye kurare rwanjye mbona akenshi iyo wakoze ikintu kigakundwa ntago wabura utuntu twifitina ngo bashaka gusubiza hasi utuntu twisharire none wowe irandirimbo we ubona nk'iki gituma G-Taff nyine ubona nk'iki gituma bashaka kumusubiza kumufunga bamufunge ngo ari kuroga abana ubona nk'iki kiri kubitera wo nyine ngiye ikintu mbona kiri kubitera nyine to twarayikunze cyane byani ishyari twarayikunze iyo ndirimbo twarayikunze cyane ku buryo butangaje ndi gukeka nyine niyo ndirimbo imaze igihe ibyumweru nka bingahe ikunzwe cyane ubundi icyumweru kimwe baba bayihaza indirimbo nyine to baba bayihaza ariko nyine indirimbo ikundwa cyane sibyo irakunzwe byataye boro kuba audio igiye kuzuza 1M mu mezi abiri man ibintu nyine bidasanzwe audio noneho yakorewe mu Rwanda batagiye kuri codingira hanze bari codingiye mu Rwanda so G-Taff nago nyine ukuntu nyine vibe abafite muri industry ukuntu nyine abayivugira ngiye ku giti cyane mbona nyine bamufunze by'abarugohotera man Sabi wora bibona gute bafunze G-Taff G-Taff bamufunze bambabaza man Abanyarwanda babwire man mwambabaza kabisa ku rwego rwo hejuru ko G-Taff ndamukunda kandi nyine irandirimbo abantu urahura n'umuntu akakubwira ati ndumufana wawe kisura umufana wanjye gwe aragitosa ukajya muri comment ugatera comment ugendeye ku bandi kandi twahuye mu nzira ukambwira ati uramfana aragitosa rero ibyo ntago ari byo gufata ukajya muri comment ukagendera ku muntu nawe ukandika ibyawe kandi nawe ubwawe wayikoreye video ukayipostinga ku mbuga zawe ubwo nyine bivuze ko nawe uyikunda rero tika Abanyarwanda dufite ntago ari byo pe ntago ari byo Sabi narakuvaho mutuntu tubiri ukundira G-Taff utuntu tubivuga kabisa G-Taff ngenda mufana kubera ibintu gutya G-Taff agira vibe zitabambari G-Taff ngenda mufana ku mutima ubundi cyo ni icyambere iki ni icyambere G-Taff nyine sinzi no kuntu nabivuga G-Taff urarenze man ufite vibe nyine ukoresha imbaraga mu bintu byawe ntago nyine umuntu akureba nyine amubonemo nyine ubunebwe nyine cyangwa nyine abona ni umuntu utuje nyine iyo umurebye nyine nawe utumubona yajaje mbese arabafite bose gutya ubundi yarabakaciye bakore cyane nibareba nabi G-Taff bakore cyane oya nako yarabasize kuko ntago bavuga bira byose atarabasize man G-Taff yarabasize pe kuri nana se bazamufata wapi kuko bajya muri comment itiku G-Taff ararenze n'umustar tujye twemere n'umustar mwimugenda rero ngo bamufunge baramufunga yakoze ikihe cyaha ntacyo yesoye indirimbo bakoze mani wapi G-Taff mva kabisa ikintu nyine bakomeje kugarukaho muri comment guys birawe ngo G-Taff ngo abana ngo ari kuroga abana guys ari mu kazi man G-Taff ari mu kazi muri entertainment murabizi mu kigo habazamo kudisingana ibiki n'ibiki
Taff yakoze indirimbo ye nta muntu ari guhangana nawe kubw'amahirwe abona irakunzwe irazamutse guys ahubwo mumufashe nk'abakuru be mukora ama challenge iriya ndirimbo ikomeza ibi ya mbere kuri chat muri Afurika yose man. Reka mbaze Elise we Taff mufata utumubona ute? Njye Taff ndamukunda nyine to agira vibe arasetsa nyine ararenze to afite imana Guys Taff ari talented si ibintu tugaruka ari talented gukora ball imeze kuriya man ka vibinga mu mezi abiri bikubise hafi em igiye kuzura ubu ngubu ndabizira abanga utuntu dukeya n'ibitanuzuye nimwe mubura abo bari kwandika nyine batera comment nibo babura kandi wasanga umufollowing ari kugatera comment aragitosa iki kandi warayikunze waranayipostinze ahubwo man ntago ari byo pe ahubwo ejo bundi nandi guscrollinga gutya mbona Scovia simumuzi turamufana mama wacu turamufana turakwemera pe Scovia nyine buriya Scovia oya ntago ari kuba nirora umudo wanjye ariko Scovia buriya naramwemeye njyewe azubwenge Scovia ni umugore nyine ufite umutima ukomeye bundi niwe muntu nyine nabonye wicaye akavuga ati Taff baramubaza iki kari indirimbo nk'izindi amva bundi ni ku mutima mama Rwagasaba biracano afite TV nziza mama arayifana mujyango sanga twicaye tugo mama Rwagasaba Scovia turagukunda nyine tu ibintu wakoze nibyo nyine turira n'indirimbo nk'izindi agasonga bwayo kari yicayeho tenkimene k'amazi kiratwara kunkumura niki mwaketse nabidanje Scovia turamukunda nyine to ibyo niyo ngiye kuvuga na scrollinze mbona mama Rwagasabo ari babwira ati kumena amazi ku gitenge iki agasonga ari arasonga yakoze samari yarasamarizinza arababwira ati no ndirimbo rero gutya na gutya namazi ku gitenge iki ibintu gutyo sibyo nge turugana ku musozo gutya w'ikiganiro cyacu buri wese agiye kumbwira ibintu nka bibiri nyine ni nk'inama wenda wagira abantu bari kwandika nyine comment mbi kuri Taff ni nk'inama nk'ebyiri nyine wagira waha abanyarwandakazi bari kuvuga ngo bafunge Taff bafunge umu DJ wa Prince iriya ndirimbo muri kuyenjoyinga nk'inama nk'ebyiri haba ari abantu nama nabaha nyine Taff nyine ni umuhanzi tuvuge ni umuhanzi nyine atangiye gusohora indirimbo ubu ngubu ariko twibitindaho Taff ni umuhanzi nyine bisanzwe nk'uko n'abandi ari abahanzi rero njye inama nabagira ahubwo nibamufashe azamuke noneho nyine ateze u Rwanda imbere kuko natwe turi kuzamuka no mu bihugu byanze nyine bakabibona nyine nabo nyine bidufasha gutera imbere twebwe natwe twamenyekana n'ahandi nyine tutari tuzwi rero ni inama nabagira nibamufashe azamuke mugere kuri video yiwe mu murayikinge comment igomani munamufollowing sibyo